nashakaga kugira amateka yose none ubu nayagezeho. Ayo ni amagambo y'umutoza Pep Guardiola nyuma yo guhanwa azira amakarita 6 y'umuhondo, akaba yahagaritswe imikino 2 yose adatoza. Uyu mutoza Pep Guardiola ntazaba ari kuri touchline mu mukino bazahuriramo na Chelsea na West Ham United, ariko azagaruka mu mukino wa nyuma wa Carabao Cup bazahuriramo na Arsenal. Yagize ati igihe Jeremy Doku arenganye Trippier yakinjira wenyine mu rugo rw'amahina hanyuma agakururwa inyuma, sinasabaga ikarita y'umuhondo, nasabaga gusa ko hatangwa ikosa kuko yari faute igaragara. Nge nzahora ndengera ikipe yanjye. Yakomeje agira ati reka mbabwire ikintu kimwe, dufite amateka menshi muri iki gihugu hafi ya yose nubwo byagiye bigorana. Ubu noneho mfite n'inyandiko y'umutoza wahawe amakarita y'umuhondo menshi. Nashakaga kugira amateka yose none ubu nayagezeho. Yongeye ati none mpagaritswe imikino 2, bivuze ko nzafata ikiruhuko mu mikino 2 iri imbere. Mana yanjye, hari ibintu nyuma y'imyaka 10 nkiri hano ntarumva neza uko bikorwa. Nimurebe neza uko byagenze. Birumvikana ko nzahora ndengera Doku n'abakinnyi banjye bose bakomeje kubikora.